Kapo bivuga genda shaka hari igikobwa nabonye mbega icyana we uracyarya ibyana cyangwa warabiri kunjijana gusa njye njyana wanyina mwana utazazana bwa bushurashuzi bwawe ubuze wakino kurya abana muri iki gihe ntabwo byemewe noneho ubu no kumubwira amagambo y'urukozasoni n'ibiki ufite imyashi umeze neza ufite amazi ibiki n'ibiki ese ko nabyo basigaye babihari uvuze ngo ni gute n'indi wakora icyo kosa nyine uba wamufashe mu magambo uba wamufashe mu magambo ubundi bisiba noneho kuri ubu ngubu ugenda uvuga muri Matayo haranditse ngo muri Yohana haranditse ngo ukira aho kamanze mu rusengero noneho ngo ni ukira aho reka manze nkubwire ni gute wavuga amagambo ukafasha umuntu kumva ibyo bintu ubarisha kumubwira amagambo nyine atuma ajya muri mudu kandi wenda ari akana gato ahubwo bisaba nyine ugende wivugishwa urutwo muri Bibiliya muri Matayo muri Yohana mu Batesalonike ushatse kumbwira yuko se utereta byacitse ntabwo byacitse ariko wakintu ya magambo nyine abantu bagenda bivugishwa ugasanga uramukurakuye ufite amaribori ibiki n'ibiki bose mbi cyane ari cyiza ni gute wakibwira ko atari cyiza kandi ari cyiza ugenda ubikora ariko ukabikora muri Bibiliya wakintu muri Bibiliya urugero ni nk'uru Yesu akiri mu isi yaravuze ati muzakundane ahita yigendera ukundane nk'uko n'abakunda kandi nubona mugenzi wawe ujye mukunda nk'uko wikunda ushaka kugera ku ngingo ngo wabigenza ute uhita ubwira icyana ngo mukunda nk'uko nikunda hano muri Bibiliya byanditse ambwira ukuntu warya icyana aho utari kugitereta unagikora hari n'ahantu handitse ngo nukunda umugore umufata umurongore ayo ngingo ahubwo kariya kati iyo ngingo ariko Bibiliya ukuntu nayo yakazanyemo ako cyane bibizeraga Bibiliya nayo ibizingingo noneho ahita umubwira ati sesita nyine nashakaga ko dusangira agatunda kandi bivuga ko ku Adamu na Eva nabo bapfuye iki itunda ugomba amatunda yahoze akora umuti amatunda bazajya bidukorera wawe noneho ukayisana utagiye kuzanisha ubuntu bw'ubunanasi ubwo ari wowe nawasi twasangira inanasi agapome agatunguru ibintu byinshi cyane inkoko zo ni ibintu umuntu wese umukobwa wese nyine mwiza kugenda wicishwa mu bintu by'utukuku ukuntu kugera ubwo urajya kumva arakubwiye ngo noneho tugenda ariko ibintu byo kubanza ya magambo y'urukozasoni aho ngaho waba wakira uvuga wowe zigisha mba nkubwira akantu k'ubwenge iyo nyine batazagutamo iyo nkahumva noneho bro wowe ugenda muri iyo bumva biki n'ibiki ahantu hose urumva bari kuwo mwana azi Bibiliya mu mutwe kandi n'uwo kwa pasiteri wacu ahubwo ngubu yaje mufatishe hadakibona iminsi itatu uzi Bibiliya mwana Bibiliya gahambira mu migani handitse ngo cyangwa se muri Luka ajya migani uretse mbitekereza usazana ya migani y'abakecuru n'abasaza wakintu kera habayeho oya ntabwo ari ibya kera habayeho si imigani uri kumbwira ntabwo ari ibya kera indi migani si uri kumbwira ni iyi imigani nyine iyi ngiyi nyine yo muri Bibiliya apana bya byo kuvuga ngo akebo ngo nigeramo na papa yarankiriye umugani ngo inka ngo yari yose ibyara ibihumye ntabwo ari birandi kuvuga none se iyindi uri kuvuga ni imigani yo muri Bibiliya cyangwa se abasise yo bundi n'abandi yo umwe dutura yobu yarihanganye ngo arihangana ategereza nyine ngo umugore ngo aramugerageza n'ibiki ngo biza kurangira babanye akaramata noneho ukamubwira ko uzamwihanganira nzamwihanganira ukamera nka yo ako kantu ugahita ukamufatisha wagira none ukongera ukamubwira ngo muri Bibiliya haranditse ngo nukunda umugore umufite umurongore iyo ngingo uvuza ingingo iyo ngingo nanjye niyo wanshaka umurongore bana byawe byo kugenda ngo ufite amaribori meza ngo ufite nyashi ugenda umuhinduka ako nako kantu ugashyizemo ari sawa ubuyobozi bwagwana wakintu mba nakoze iki kangana kuko nakoze ibyo ukora byose njyewe ugezeyo ntabwo mbizi icyangombwa ni ukunciturira icyana ukakimeza yewe ni nkagukubita ibihembo wahageze ese nta n'akavansi umara akavansi k'igihe ariko nawe urabyumva kugira ngo ukubite kutera ugende wumva umuziki utera isi nazo nta ahubwo se ufite telefone nzayigura vuba mahombe ngaho gerayo Hi.
ko tuzahurira. Halo? Uri hehe se ko nahageze? Amaze nk'iminota nka 20 mageze pe, ahubwo banguka rwose kuko ubu ndi hafi kutagiye, banguka rwose. Nguraje. Sawa. Se nanga yambwiye ko amazi yayacukuye nkaba ndeba ariko nanga pe. Nahangaha birashoboka kuko ariho yamubwiye tuzahurira tayari. Ahubwo reka bimutegereje, ndabona rwose tayari. Ubu baraje nawe. Ubu nahayambwiye mu kanya nawe hageze rwose. Ngiye ko ahantu amazi yaracukuye gutya nahangaha nahageze. Nahandi rwose nahangaha. Reka bimutegereza aho kuyumva y'inota itatu. Umwana mwiza niko pawa yambwiye. Mwiriwe. Narinda ahubwo chapa hageze kare ariko ntago ari iminota myinshi ishize ngutegereje ahubwo paho ko yakumbiye ahubwo nsanze urenze mbega ukuntu uri mwiza we amakuru ni yari meza ndabona Imana ikomeje kutumira Imana irakora iraduje imisembere z'Imana icyubahiro pe ariko menya uranakijijwe ariko urakijijwe cyane sibona n'amakanzu bambaye nayo ibyo hano nkunda abantu bakijijwe uri Imana iravuga ngo mu cyanditswe igice 18 haravuga ngo tujye dukunda sibyo tuba tugomba gukundana mu bibi no mu byiza gusa basi ntiwanamure niko ukunda ari byiza kandi Yesu aravuze ngo tujye dukundana wumvishije kandi uriya ari n'ahandi nimba ari mu migani ibice 75 ntabwo mibuka neza ariko arahandi ngo handitse ngo Pawulo ngo ndahanuriye ngo nimba ari Abefeso ngo yarababwiye ngo ntabwo ari byiza ngo kuba umuntu wenyine urabibona ntabwo ari byiza kuba umuntu wenyine urabibona aho icyo nyine se ntucyo ahubwo se sinema muserviye gatoya ubundi Pawa uramuzira wa mutipe w'ingagari ubyibushye ukora muri banki uramuzi uriya abari gusyaga hose yego bishoboka mu izina ry'Imana bari gusyaga mu muhanda hose ari gusyaga wa musitari tuzi urenze wa musitari nyine abamaze gusyaga yabo bade se nyine akikora ukubona nyine kubera ko ari muri Yesu uwo yahishe nyine yajegaza akanyifatire ngo ni umuntu urenze oya nta muntu urenze nawe ubwo nuko nako ndambwiye ko akora muri banki ahembwa miliyoni 1 n'igice biseri ya mutipe uzo utinya kuza kukwirebera iyo mutwe ntabwo mukunda nyine yagiye agafite amajyaruguru tuganire ku by'Imana cyangwa kwiganaga Bibiliya ntabwo mukunda ntabwo mukunda pe ukunda bambwira ngo muri inshuti ndamukunda nyine kubwo kubera ko Imana yavuze ngo mukunda bagenzi banyu uko namwe mukunda ariko ntabwo mukunda pe okay nako ndakamenya none nkwizeye ko uwanjye uwawe Imana yatubuje tuzatandukanywa abona ko yari yantumye akuntumyeho rwose ariko birangiye mwitwari none se buriya uretse ufite nk'imyaka ingahe imyaka 30 ingahe 30 arabeshya imyaka 30 mamuzi ko wamurusha imyaka 2 rero ni kumanira ko yarangiye kungana oya yakibye imyaka uri ntabwo yigikora uri umukecuru wanjye ntari nawe umusaza none se buriya tubwire udusubire Papa buriya wumva we yakwemera kandi ubwo ni ntabwo ntamufashe ku ngufu ukamufatira yanyemera cyane ahubwo se niba utabishaka nimba kugira byinshi reka nisange ubona amaguru nawe nyinshi ntacyo ariko ntareba ntacyo kugita nsezi gusa bayi ngo tuzasura ntariba bayi buze umugabo ni Yesu ishishano kwa ngushisha amasore b'iki gihe
Yego umukobwa ushaka uzi ko mujyanye nko mu rugo agushisha no kwagushisha n'abasore b'iki gihe. Yego abakobwa umukobwa ntabwo wamenya kumutandukanya na nyogokuru kuko mama we ese buriya mukobwa ko kumugejeje mu rugo si utamenya kumutandukanya na nyogokuru. Mama we n'umwana sinakerigana n'abagereranya rwose kuko uriya wahakana kuko abakobwa barokora barabambwiye n'ubundi basima gushaka wasanga ari na benshi. Tujye kumbaza ese warandunikiye ariko urabona ndageze mwana ahubwo se umukobwa none se ubundi mbaza ibyo mbaza vuba kandi ashaka no kwigendera kwa ujya hese wakinga ese nubwo wandinda tukajyana abana. Oya mbaza ngira vuba. Okay umukobwa waramubajije byaciye ariko mana yanjye ko uriya n'umukobwa cyane nyogokuru ariko wabonye ukuntu ari umurokore. Ari umurokore mwana arasenga uramwana arasenga ntazana bya bindi byo gusebya abakobwa byawe ngo ba Marisiyana ngo ba Mukandori ngo ba Vestine n'ibiki ngo na ba Suzana uriya ntabwo ari Suzana witonde. Ese ninzanya mvuga ngo uri mbanza ukuri nzanye nkucece uriya bamwita Anje marayika. Mbaza ngo gute mbaza gute ngo namubonye gute ureke ibyo byihorere ahubwo wamubonye gute icyambere mama wawe amurushaho imyaka 15 ntabwo wese n'umukobwa cyane umukecuru afite imyaka 32 kandi njye niwe nashaka niwe washaka afite n'amafaranga afite inzu mu cyaro afite n'amafaranga n'umwana yabyaye umwe wenyine aho ndibutse ko ubushize twavuganye koko wowe nanjye ukuntu mbirimo neza hari ukuntu kugenda mbikurikirana kuri uriya mwana ubwo wasanga waragiye ukamutereta ntuvuge ibyo nagutumye nyine nagendaga nshyiramo ko nkuzi uri ikirara mani njye mbwiza ukuri waba warabivuze uko nabikubwiye cyangwa waragiye wivugira ibyawe nashyizemo n'akagingo gasubira akagingo kahise ko nakubwiye ngo ugende unumikire ugire umubwiye ko papa wagutumye ku mukobwa ko yaboze umwanya azaza kumureba hari ibindi nakubwiye ngo ugende uvuge ibyo narabivuze nanjye akamwungagamo gake genda kavuga ubwo none si ibyo nakubwiye nibyo wavuze wakinga kandi niyo mpamvu nabonye message mu gitondo ariko ntabwo nabyiseho ubu umukobwa anyereza ngo narakubonye ngo ubu uri we ibyo ngo bambwe ngo nabyo ariko nanga kubyitaho nabaye wenda wasanga byaramukoma ushobora kuba ari ibigambo bibi wamubwiye ni amagambo mabi namubwiye umva umukobwa nako naragutumikiye ariko nyine hari ukuntu nagiye mbigenza nanjye nkafiringaho nyine nawe nkabanza nkaryoshye umwana ni mwiza reka ntabwo wamuzuye waragiye undira umukobwa aho ngaho noneho dushobora guserera amani ntabyo guserera wawe ngiye ku mwana wanjye se n'ubi ntabwo ngiye utangura ko nsamuriye umukobwa mani aho ya mwana nyine ntubyumva mwereka nakutereza njye kwanza bino mwana zigute wazimpa kuderetse sizo nagwaye ugiye wari wazimpa zikotezo ntabwo wazinya nibiba ntabwo wazinya Simani waretse ubundi zigutera imperezo kutera ubundi wewe fitizawe mani ubundi neza kutera umukobwa naramugiriye ngewe igiswera nagitumye ku mukobwa kiragenda kivugira ibigambo dore nakutere nari nazi gihaye mani ngo kigenda ngo cyumvire ko mana yanjye niba ngubye bro umuntu uramutuma aho yakagiye ngo agenda banza wumve akagenda banza wumve wowe utumubwira wowe ukora umuntu reba message yanyohereje reba message yanyohereje baramubwira ubaze umwana ari mwawe ko ubonye umwana gakira bisome mani ubonye umwana urenze ubyitonde wafate intare kwe two kwinyama wowe urasaze nawe kandi kuyiye kandi no kujya natagenda naguhereza ku telefone
nawe rero nitise kandi ko nawe utazi jyana hepfo gatoya hapo ndini ngo nimpurira njye nanjye mugonda uwo mugongo mwese no bize biti nawe none warasaze ngo nasoze nka twose agitumba we ngo ndigitumba ariko mwana njye sinzi ibyo burimo ndigitumba se njye ndigitumba cyo mu rutoki bwambwiza ukuri uriya mukobwa ubona yakwemera koko uretse no kunyemera na nyina nawe yanyemera dore gitumba ikinkongoro aka niko kabitsa akagari gati wanza n'umusazi pe ndi umusazi nka twose ubwo se bamutinye mu bwoko njye si uwo ndigisha noneho ukamubwira aranimye ndigisha uriya muhuko uko burabonye nuko muvuga ni umurokore ari umupagana bizi nashaka